Yes, amahoro y'Imana nabane namwe mwinshuti mukomeje gukurikirana gahunda zitandukanye za BTN by'umwihariko abantu mukunda ibijyanye no guhimbaza Imana. Uyu ni umwanya mwiza rero turi kumwe namwe mu kiganiro Himbaza, aho turi kumwe na korari nziza, korari igiye kudufasha muri iki kiganiro. Ni ikiganiro muzajya mukomeza kugenda mukurikirana kuri iyi saha, hanyuma tubashimira mwe mukomeje kubana natwe. Nge nitwa Prince Shumbushero muri iki kiganiro, kandi ntekereza ko ari ikiganiro cyiza. Twasuye korari nziza, ugenda ukurikirana indirimbo zabo nyinshi zitandukanye zagiye zigufasha, wajya ubona amashusho yabo, kumva amaudio yabo. Ariko kuri uyu munsi twagiye turabasura, tubasanga muri repetition kugira ngo abari bo twifatanya nabo guhimbaza Imana muri iki kiganiro. Iyo nta yindi ni korari Ukuboko Kw'iburyo isengera muri ADPR paruwasi ya Gatenga, umudugudu wa Gatenga, ni mu itorero ry'akarere rya Kicukiro, birumvikana ni mu mujyi wa Kigali. Korari Ukuboko Kw'iburyo tubaha ikaze kuri BTN Rwanda. Kumbona ntacyo babwiye, tubaha ikaze kuri BTN. Wow, ngira ngo rero turi kumwe nabo kandi turi buze gufatanya guhimbaza Imana. Mwagiye mubamenya mu ndirimbo nyinshi, ikidendezi, ibyiringiro by'ubuzima n'izindi z'ibiswahili bari barakora muri iyi minsi. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire wowe ntucikwe kugira ngo tubane muri iki kiganiro twinjira duhimbaza Imana. Wow, iyi niyo korari tugiye kubana nayo. Rero ngira ngo twatangira tubahereza umwanya mu ndirimbo nziza bagiye kudufasha twinjira twumva indirimbo yabo. Nabaririmbyi birumvikana, hanyuma tugiye kwinjira turirimba, ubundi dukomeze n'ikiganiro twishima duhimbaza Imana. Ni karibu ku bacuranzi. Abacuranzi muri teguye turirimbe, twagiye n'abacuranzi duhimbaza Imana na korari Ukuboko Kw'iburyo. Wishimwe mwijuru Yesu yitanga wagere mwisi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uweratura na natwababi. Dore urukundo watumye apfira, ibyaha byanja bihamba muva. Azarazuka wabuze nase, nagaruka zamushimira ibyo. Dore urukundo watumye apfira, ibyaha byanja bihamba mumva. Azarazuka wabuze nase, nagaruka zamushimira ibyo. Habaye umunsi Satana aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, nuko arazuka urupfa rutsinze, wari mw'ijuru iburyo bwa Se. Dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanja bihamba mumva. Azarazuka wambuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanja bihamba mumva. Azarazuka wambuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Mana, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko tutaraba insoro mu nda z'ababyeyi bacu, wari uzi ko iyi saha izabaho. Tugushimiye ko twe tutarabaho n'isi itarabaho, wari uzi ko uyu mwanya uzabaho. Wari uzi ko tuzahagarara imbere y'izi kamera tukavuga izina ryawe. Turi mu korari Ukuboko Kw'iburyo, nuhabwe icyubahiro. Mana, twibutse neza yawe ku buzima bwacu, twibutse ko ari wowe wadutoranyije mu magana menshi y'abanyabyaha, ukatwemera kugira ngo natwe tuvuge izina ryawe.
Mana tuguhaye ikaze muri iki kiganiro kubera ko nacyo kiri mu muteguro wawe. Tugushimiye ko nabyo biri mu muteguro w'ibyo wateguriye korari Ukuboko Kw'iburyo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Duhaye ikaze Mwuka Wera kugira ngo adukoreshe muri byose. Dusengeye imitima y'abantu bazakurikirana iki kiganiro kugira ngo bazahemburwe nawe, nawe ari twebwe, ahubwo twebwe tuba ibikoresho byawe. Dusengeye abababaye, dusengeye abatameze neza, dusengeye abarwaye, dusengeye abakuri iki kiganiro bose babuze ibyiringiro, kugira ngo ibyo tuza gukora muri iki kiganiro bizahembura abo bose bababaye. Dusengeye ubwoko bwose, abantu bose bari mu gihugu hose n'abari hanze y'igihugu bakuri iki kiganiro kugira ngo bazahemburwe nawe. Tuguhaye amashyi, tuguhereza ikaze kugiye kubana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Reka dukomeze kubashimira kandi tubahereza ikaze, ngira ngo murumva ko Mwuka Wera agiye kubana natwe kandi agiye kudukoresha iby'ubutwari. Twifuza ko uriya muntu udukurikiye ababaye aza guhemburwa n'ubutumwa Imana igiye kuducishamo, hanyuma uriya muntu ubabaye agahemburwa ku bwanyu. Donc mugiye gusa naho mugiye kuba farumasi, umuntu wese ari buze gukurikirana ubutumwa bwanyu hanyuma agahembuka ku bwanyu. Reka mbanze mbabwira akantu gatoya. Uyu ni umwanya Imana ibahaye mu myanya Imana yabateguriye korari Ukuboko Kw'iburyo itarabaho. Harimo abantu bakuru mu hano, ariko ndagira ngo mbibutse ko mutaraba insoro mu nda z'ababyeyi banyu, Imana yari izi ko iyi saha izabaho, kandi Imana yari izi ko izabakoresha iby'ubutwari. Mwagiye mubwiriza abantu benshi, mwagiye mwitabira amakonseri menshi atandukanye, ariko iyi saha Imana yifuje ko bari abantu bakurikiye iki kiganiro bagiye guhembuka ku bwanyu. Kandi ndumva hari icyo umutima umbwira, ndumva hari icyo Imana igiye gukora ku bwanyu, kigiye kubakoresha. Donc icyo Imana ishaka gukora rero ni mwinangira, ahubwo muze kugikora. Ibyo yabashyizemo si ibyanyu, nibyo guhereza bari abantu badukurikiye. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo tuza, Imana igiye gukoresha korari Ukuboko Kw'iburyo. Hanyuma tugiye kwinjira dirija turirimba rero. Turirimba kandi twirekuye, duhimbaza Imana, abababaye bishime, abarwaye bakire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twagiye abacuranzi n'indirimbo dirije yababwiye duhimbaza Imana, ubundi dufashwe amavuta y'Uwiteka we ku bantu bose babaye mu izina rya Yesu. Twagiye. Baraka zote za Mungu nilizopewa katika mwana wake Yesu. Nafurahia baraka zote za Mungu nilizopewa katika mwana wake. Amenipa uwezo wa kuitwa mwana wake. Amenipa uwezo wa kuitwa mwana wake. Akanita jina nzuri, jina la furaha. Akanita jina nzuri, jina la furaha. Ni upendo wake Mungu, hauna mwanzo tena hauna mwisho.
mwanzo tena hauna mwisho. Shangilieni upendo wake Mungu, hauna mwanzo tena hauna mwisho. Shangilieni upendo wake Mungu, hauna mwanzo tena hauna mwisho. Amenipa uwezo wa kuitwa mwana wake. Amenipa uwezo wa kuitwa mwana wake. Akanita jina zuri, jina la furaha. Akanita jina zuri, jina la amenipa uwezo wa kuitwa mwana wake. Amenipa uwezo wa kuitwa mwana wake. Akanita jina zuri, jina la akanita jina zuri, jina la akanita jina zuri, jina la furaha. Haleluya. Hanyuma kubera ko abakurikiye babahaye amashyi nyine namwe murajya muhita mubyaranja mu bikore. Abantu bose babakurikiye hari mise numva ko babahaye amashyi, donc namwe murajya muyiha rero kubera ko mukoze ibintu byiza cyane. Dirija agira hino udufashe gatoya. Nitwa Ndagiro Eric, ndi umutoza wa korali Ukuboko Kw'iburyo. Mu ncamake korali nkuko dusanzwe tubivuga cyane, twavutse muri 89 turi abana batoya, tugenda dukura, abantu bagenda bakura. 89 hashize imyaka 30 yuzuye muri uyu mwaka cyane rwose. Ni kuvuga ngo Ukuboko Kw'iburyo kuruta abantu benshi muri iyi korali. Ari abantu benshi kabisa bavutse nyuma ya korali Ukuboko Kw'iburyo muhanda. Okay, twakomeza. Turabaririmbyi benshi bagera ku 153. Nubwo hari bamwe baba bavuza impamvu koko bari mu kazi n'iki, niyo mpamvu muri kubona turi bake, ariko niko tungana. Mu ncamake rero ntatinze, nkuko warumbajije indirimbo icyo uvuze ni indirimbo nshyashya mwakunze kumva, coming soon, yasohotse ejo bundi, ariko twayigejeje hanze. Abantu benshi ntago bari bayizi kubera ko ari mu rurimi rw'Igiswahili, nkuko tusanzwe tubizi. Twinjiye muri East Africa, abantu tugomba kujya dutanga ubutumwa ahantu ku isi yose bakumva ubutumwa. Rero nkuko wari ubimbwiye, indirimbo ikivuze nafurahia baraka zote za Mungu, nezerewe imigisha cyangwa se iby'Imana yagiye inkorera, nshima Imana kubw'ibyo yagiye ikora. Noneho hari ahantu cyane dukunda kuvuga ngo amenipa uwezo bwo kwita umwana, ngo yampaye ubushobozi bwo kwita umwana wa. Ico cyonyine iyi ndirimbo urebye nicyo kubiyemo, twahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Mu ncamake ni nkako nabivuga, sinayivuga yose ngo nyirangize, ari kubera umwanya nico mu ncamake bivuze. Donc umuntu dukurikiye nubwo yatora mwakunga koko yahawe ubushobozi bwo kwitwa umwana abana b'Imana ubu ngo ibyo birahagije. Ibyo byonyine kabisa, ibyo byonyine birahagije. Hanyuma haba hari abantu babonye imigisha y'Imana ibagera muri mwebwe, donc tuba twifuza kugira ngo turirimbe byibuza twumve nimba ibintu turirimba natwe byaratugezeho. Barahari cyangwa ntago irabageraho? Dirija rero ngira ngo iyi ni indirimbo dusa naho turonshinze ku mugaragaro, si byose ndabona ntacyo babwiye, ariko nyine turayironshinze. Turayironshinze dukifatanyije namwe kuyironshinga, kuko abantu bagiye bayibona ahantu henshi, ariko Imana yari izi ko uyu munsi tuzaza tukayironshingaho. Nyuma y'indirimbo nyinshi mwagiye musohora, Imana yari izi ko Igiswahili tuzaza tukayironshingaho. Imana iduhe imigisha natwe rero. Ndabaza umuririmbyi ushobora kuba yaratangiye muri iriya minsi, mu minsi ibanza korali Ukuboko Kw'iburyo itangira, hari urimo hano? Arahari. Yakwegera hafi kadusabe negera hafi nyaboneka aza dufasha. Yatangiye kabisa akiri umuto, ndabyibutse na. Niba ntacyo bibatwaye muheza amashyi umuntu
kuko abantu nk'aba ngaba muri korari bafite icyo basobanuye kandi kinini cyane. Buriya hari igihe baririmbaga nta byuma simbizi araza kubivuga, mwatangira mwibwira abantu badukurikiye. Murakoze. Amazina yanjye ni Nkikabahizi Jean Marie Vianney. Ndi umugabo ufite abana babiri na madamu turirimbana hano muri korari. Madamu nawe yaje. Madamu nasoza ubwoko bw'Imana budukurikiye. Okay, ni uko mwarimu bitubajije rero cyangwa uko mwarimu byifuje, nanjye natangiye muri korari ndi muri Ekodimu. No kuvuga ngo twari mu ishuri ry'abana ryo ku cyumweru. Hanyuma rero mu gihe batangizaga korari tuzamukira muri abo bana, ngiye na mushiki wanjye utakirimo kugeza na n'uyu munsi. Ni ukuvuga mwatangiye mukiri batoya, mwatangiye mwitwa Ukuboko Kw'iburyo, si byatangiye bite? Yatangiye ari korari y'abana. Gutyo yitwa korari y'abana. Korari y'abana y'ishuri ryo ku cyumweru. Nta bushobozi yari ifite yo kuririmba mu materaniro asanzwe, ahubwo yaririmbaga mu ishuri ry'abana. Nk'umuntu umaze imyaka 30 muri korari, umaze imyaka 30 muri korari, urumva mwagiye urugendo runini cyane, mutangira imiriri imbere yanyu mujya kumva byibuze inshuro ya mbere mutekereza guhimba indirimbo ya mbere. Hari igihe muri abana wenda mwarimbaga iz'abandi, mutangiye kwitwa korari wenda yabaye Ukuboko Kw'iburyo, sinzi nimba arahise iba korari y'Ukuboko Kw'iburyo mucutse mumaze kuva muri korari y'abana. Mwatangiye mukoresha izihe ndirimbo? Ni gute mwakoraga iryo vuga butumwa muri icyo gihe mumaze kuva mu bana mutangiye nka korari noneho nyirizina? Iyo korari ariyo yavuyemo korari Ukuboko Kw'iburyo tubona kuri uyu munsi. Okay, murakoze. Korari y'abana yatangiye ikoresha indirimbo zisanzwe, indirimbo zahimbwe n'andi makorari atari indirimbo twihimbiye. Niyo wazirebaga wabonaga ko ari indirimbo z'abana. Mu ndirimbo zimwe wenda zimwe zo mu bitabo ngo Ndagatama ka Yesu, indirimbo twakundaga kuririmba cyane. Hanyuma mu zindi ndirimbo nazo zajyaga zavugaga ko Danieli ngari umugwaneza, ni indirimbo nazo z'abana. Iyo uziririmbye n'ubu ngubu wumva ko ari indirimbo z'abana. Nyuma yaho rero twaje kuba urubyiruko, tuzamukaho gatoya dutangira kuba urubyiruko, ko batwita korari y'urubyiruko. Korari y'urubyiruko rero iza kugeza igihe nibwo yatangiye ishaka indirimbo itangiye guhimba. Bamwe muri twebwe batangira guhimba indirimbo, tutangira kuririmba indirimbo twihimbiye. Igihe rero kiza kugera twerekana ko tumaze gukura, turi gusaba ko dushobora kwitwa izina, noneho tukaba korari nk'izindi nkuru, tukemererwa ko n'abari muri twebwe bamaze kuba urubyiruko batangiye kwimariya bashobora gushaka baba muri twebwe. Hanyuma rero barabitwemerera. Izina rya mbere twiswe ni iryo ngiryo, nta n'ubu ngubu ntago turahindura, niyo korari Ukuboko Kw'iburyo. Wow, amashyi menshi ku Mana rero yabashoboje mu rugendo rurerure. Noneho mu myaka 30 mumaze kuri inshuro, uvugisha ukuri nk'umukristo, sibyo? Aka kantu mukumve namwe nyine nashyiramo kubeshya muze kumunyomoza. Niye ndirimbo igufasha kuva mu myaka 30? Niye ndirimbo igufasha muri korari Ukuboko Kw'iburyo? Tushobora kujya mu za kera cyangwa se nidushake dufate kuri iyi nshuro, wenda kugira ngo n'abari abadukurikiye bashobore kuba wenda ari indirimbo bazi. Indirimbo gufasha mu ndirimbo za korari Ukuboko Kw'iburyo, ndabizi urasubiza ngo ni zose, ariko twifuza imwe yonyine. Mu by'ukuri ugiye kureba indirimbo za korari Ukuboko Kw'iburyo zose ni nziza, n'uburyo zihimbitse n'uburyo zivuga Imana. Mu by'ukuri ugiye kuzireba zose uraziririmba ukumva ziragufashije. Ariko kugeza ubu nko ku giti cyanjye indirimbo numva indimo cyane ni indirimbo bita Imirimo. Imirimo niyo ndirimbo nubwo waba uryamye ushobora kweguka ugahita uririmba ngo Imirimo cyane rwose. Iyo ndirimbo nanjye iyo bari kwiririmba numva najya hariya nanjye nkafashwa. Ukajya hari ugafashwa. Sinzi ko nutiriwe bundi bushyashya bagiye kuyiririmba rero, sinzi hano uri buri kugira ngo ufashwe. Ntacyo niyo mpagazemo ndayiririmba nabyo nkumva nabyo bigenda biba byiza. Wow, twagiye n'indirimbo yitwa Imirimo y'amaboko yawe. Ni indirimbo ya korari Ukuboko Kw'iburyo, akaba ari indirimbo ifasha umuntu ukomeye cyane muri korari Ukuboko Kw'iburyo, umuntu watangiranye na korari. Niyo ndirimbo tugiye kuririmba kugira ngo nawe yumve uburyohe bwo gukorera Imana mu myaka 30 ishize. Abacuranzi muri tayari tugende? Abacuranzi murahari? Note bayibabwiye? Deje babwire note hanyuma duhite turirimba. Twagiye turirimba Imirimo y'amaboko yawe.
y'amaboko yawe mwami twarayibonye turayihamya imirimo y'amaboko yawe mwami twarayibonye amaso yacu yarayibonye intoki zacu ziyikoraho amaso yacu yarayibonye intoki zacu ziyikoraho ibyo koko imirimo y'amaboko yawe Mana ni myinshi cyane iradutangaza tubihagazeho n'ukuri imirimo yawe Mana igaragaza imbaraga zawe iyo tugenda mu mihana turindwa n'imbabazi zawe Mana ni wowe ubikora nami iyo tugenda Mana ukuboko kwawe niko kuturinda iminsi yose imirimo y'amaboko yawe mwami twarayibonye turayihamya imirimo y'amaboko yawe mwami twarayibonye turayihamya imirimo y'amaboko yawe mwami twarayibonye turayihamya amaso yacu yarayibonye intoki zacu zikoraho amaso yacu yarayibonye intoki zacu zikoraho Imana ishimye mu mashyamba y'inzitane tunyura mu misozi twanyuze mu mashyamba y'inzitane tunyura mu misozi twanyuze mu mashyamba y'inzitane tunyura mu misozi twabonye tubaye imfubyi tugira ngo ubuzima burarangiye twanyuze mu mashyamba y'inzitane tunyura mu misozi 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 twanyuze mu mashyamba y'inzitane ariko niwe dutaye niwe dusize twenyine ariko niwe dutaye niwe dusize twenyine ariko niwe dutaye 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 niwe dusize ariko niwe dutaye niwe dusize twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe zidashira Mana ishimwe twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe zidashira twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe turirimbe twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe mu bihe by'umwijima twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe amafaranga yashize twabonye ukuboko kwawe inshuti n'abavandimwe bagiye twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe ayiye twarakubonye twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe zidashira Imana ishimye Haleluya abantu babonye ukuboko kw'Imana Haleluya abantu babonye ukuboko kw'Imana ngira ngo twahereza Imana icyubahiro twanyuze mu mashyamba y'inzitane aho hantu dufate aho hantu hanyuma buri muntu wese byibuze yibuke nk'utuntu tubiri
mbone tutugire twinshi dufate tubiri twonyine utuntu tubiri dushobora kuba turi principal nabara badukurikiye utuntu tubiri twonyine byibuze muri uyu mwanya abo tuntu tubiri twonyine ushobora kwibuka wabonaga ubuzima bwawe burangiye hanyuma Imana ikitamurura ikagira icyo ikora ku buzima bwawe aho hano niyo tujya gufata abacuranzi mwumva ishanu turi nimujye mu yindi ndirimbo turacyari kugenda twibaza twongera gukurura amashyamba y'inzitane Imana yagiye ducishamo ahandi imiryango yari yadusize hanyuma Imana ikadufata ahandi twabonaga ubuzima burangiye hanyuma Imana ikongera ikatubwira ngo burakomeje aha handi wabonaga nyine nta kundi birangiriye aho ngaho ukabona umunota wa nyuma n'uwo nguwo ariko Imana ikongera indi minota ikongera andi mezi n'indi myaka hari igihe mwagira ngo ni ibintu byoroshye ariko uzagenda ujye mu bitaro uzabireba neza birashoboka ko namwe muri mwe bwari abagiye mu bitaro bakagera nko ku rwego bara nabo barimo twagiye turirimba ngo twanyuze mu mashyamba y'inzitane hanyuma Claudine aho hantu hatinde please ahantu hatinde twongere dukuru neza y'Imana ku buzima bwacu nubwo twatahira icyo ngicyo cyonyine kirahagije tugahimbaza Imana tukavuga ngo Mana twibutse neza yawe ku buzima bwacu twibutse kugira neza kwawe ku buzima bwacu twagiye bacuranze twanyuze mu mashyamba y'inzitane tunyura mu misozi twanyuze mu mashyamba y'inzitane tunyura mu misozi twabonye tubaye imfubyi tugira ngo birarangiye twabonye twambara ubusa tugira ngo birarangiye twanyuze mu buzima bugoye hahandi twihebaga twanyuze mu buzima bugoye twanyuze mu mashyamba y'inzitane tunyura mu misozi amafaranga y'ishuri bamwe b'abanyeshuri nibo yabonaga ibiryo byo kurya bamwe babibonaga barushye imyambaro yo kwambara bamwe bayibonaga barushye ubuzima bugoye twabwe turabuzi twanyuze mu mashyamba y'inzitane tunyura mu misozi twanyuze mu mashyamba y'inzitane tunyura mu misozi ariko niwe dutaye niwe dusize twenyine ariko niwe dutaye niwe dusize twenyine ariko niwe dutaye ariko niwe dutaye ariko niwe dutaye ariko niwe dutaye niwe dusize twenyine twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe zidashira ariko niwe dutaye niwe dusize twenyine bamwe bari bategereje ko duseba niwe dusiga twenyine waje kuduha imyenda yo kwambara niwe dusize twenyine watubaye hafi inshuti yacu ya bugufiya ariko niwe dutaye niwe dusize twenyine turabyibutsa cyane niwe dusize twenyine abanyarwanda barabyibutse niwe dusize twenyine twibutsa neza imirimo yawe niwe dusize twenyine ku misozi iwacu badushungereye niwe dusiga twenyine muri ibyo bibazo twahuye nabyo niwe dusize twenyine n'amashuri twarayarangije niwe dusize twenyine bamwe muri twebwe wabubakiye ingo niwe dusize twenyine bamwe muri twe barabyaye niwe dusize twenyine dufashe akanya ko kwibuka niwe dusize twenyine ariko niwe dutaye Imana ishimwe ariko niwe dutaye niwe dusize twenyine ariko niwe dutaye niwe dusize twenyine
ariko niwadutaye ariko we niwadusize twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe zidashira twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe zidashira twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe ayiwe twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe zidashira twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe zidashira mureke mbabwira akantu gatoya wigeze ujya gusaba umuntu serivisi cyangwa ukamusaba ikintu kijyanye no kugira ngo agufashe hanyuma akakwirengagiza byababayeho ariko Imana ntabwo ijya yirengagiza Imana ntabwo ijya yirengagiza Imana ishimwe Imana ishimwe mu ijambo rimwe Imana ishimwe ntabwo biba byoroshye ari igihe nyine ugera ahandi hantu ugasanga byagenze ukundi kuntu ariko byose ni umugambi w'Imana biba byiza kugira ngo tuzirikane neza Imana ku buzima bwacu dirija noneho kubera ko muraririmbye niba ari ikintu muri buze gukora erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nubwo inzira ibaye umura umwama uzibitutse kugawe nubwo inzira ibaye sawa erega reka dutangire iyo ndirimbo ndayisabye nije uyisabye nka dirija ariko ndayibasabye kandi nyisabye kubera iryo jambo rya nyuma akiziko mufite Imana iratwibutse muhumure mukomere Imana iratwibutse muhumure mukomere Imana iratwibutse muhumure mukomere Imana iratwibutse Mugihe cy'umubabaro n'uburibwe hamwe twabonaga ko ibyiringiro bishize twakirijwe igihumure bitubwira ko Imana itwibutse erega ntiyababaza umuntu iteka ntiyareka uwo yahamagaye mu gihe gikwiriye dutunguwe no kugira neza kwayo mu gihe gikwiriye dutunguwe no kugira neza kwayo cy'umubabaro n'uburibwe hamwe twabonaga ko ibyiringiro bishize twakirijwe igihumure bitubwira ko Imana itwibutse erega ntiyababaza umuntu iteka ntiyareka uwo yahamagaye mu gihe gikwiriye dutunguwe no kugira neza kwayo mu gihe gikwiriye dutunguwe no kugira neza kwayo Imana iratwibutse muhumure mukomere Imana iratwibutse muhumure umutima w'igitego Imana iratwibutse
erega si ku kidendezi gusa byaragiriye cyangwa kwa Samusoni wo hambere iyo atabaye Hana ikamuha umwana nawe ufite ibihamya byinshi by'Imana yagukoreye musubiremo erega si ku kidendezi gusa byaragiriye cyangwa kwa Samusoni wo hambere iyo atabaye Hana ikamuha umwana nawe ufite ibihamya byinshi by'Imana yagukoreye erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nubwo inzira ibaye ndende humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe nubwo inzira ibaye ndende humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nubwo inzira ibaye ndende humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe nubwo inzira ibaye ndende humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nubwo inzira ibaye ndende humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe nubwo inzira ibaye ndende humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe biruta cyane ibyo twibwira erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo nibwira nubwo inzira ibaye ndende nubwo inzira ibaye ndende nubwo inzira ibaye ndende twese nubwo inzira ibaye nubwo inzira ibaye ndende 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 humura umwami nubwo inzira ibaye ndende humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe haleluya duhe Imana icyubahiro haleluya muri iyi ndirimbo ntababeshye iryo jambo nza nditekerezaho nkaryumva neza ngo erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nubwo inzira ibaye ndende humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nubwo inzira ibaye ndende humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe nubwo inzira ibaye ndende humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe nubwo inzira ibaye ndende humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe haleluya haleluya Imana ishimwe cyane twari kuguma kuri aka konyine twashaka tugataha reka nkubwire ukuntu tukagumaho hanyuma uriya muntu ubabaye tujye kumuha mesaje umuntu wihebye umeze nabi kuri iki kiganiro tujye kumuha mesaje tujye kumubwira ngo humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe ni ijambo ryiza donc wowe ubikurikiye hari terime bakoresha ngo umutoma iri jambo ni umutoma murabyumva iri jambo ni umutoma uriya muntu urwaye twamubwira ngo iki ariko mwamubwiye uhumura umwami abuze ibitotsi ku bwawe umuntu urwaye twamubwira ngo iki umwami abuze ibitotsi ku bwawe oya mumubwira ariko nguri arimo aratureba humura umwami abuze ibitotsi ku bwawe hanyuma umunyeshuri abuze minerivare umwami abuze
muvandi umwami yabuze ubutotsi ku bwawe umwami yabuze ibitotsi ku bwawe haleluya uwabuze urubyaro ahumure umwami yabuze ibitotsi kubwe ni umutomo ukomeye sinzi indirimbo ni sawa ongera ugakoreho gatoya erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nubwo inzira ibaye ndende nubwo inzira ibaye ndende erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nubwo inzira ibaye ndende nubwo inzira ibaye ndende erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nubwo inzira ibaye ndende umurugamba buzi ibitotsi ku bwawe nubwo inzira ibaye ndende umurugamba buzi ibitotsi ku bwawe erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nubwo inzira ibaye ndende umurugamba buzi ibitotsi ku bwawe nubwo inzira ibaye ndende umurugamba buzi ibibazo bibaye byinshi we nubwo inzira ibaye ndende umurugamba buzi ibitotsi ku bwawe nubwo inzira ibaye ndende umurugamba buzi ibitotsi ku bwawe nubwo inzira ibaye ndende umurugamba buzi ibitotsi ku bwawe erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira erega ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nubwo inzira ibaye ndende umurugamba buzi ibitotsi ku bwawe nubwo inzira ibaye ndende umurugamba buzi ibitotsi ku bwawe tuzarama tubwira abandi imirimo n'ibitangaza udukorera mana we ntabwo tuzapfa tuzarama tubwira abandi imirimo n'ibitangaza udukorera mana we ntabwo tuzapfa tuzarama tubwira abandi imirimo n'ibitangaza udukorera mana we ibyiringiro by'ubuzima turabifite ibyiringiro by'ubuzima turabifite tudashingiye kuri kavukira iwacu ibyiringiro by'ubuzima turabifite nubwo turwana tukababara nk'abandi bose nubwo dufatwa nk'abasuzuguritwa tukababara nk'abandi bose ariko tuzarama dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri yuko
ko uzatugirira neza dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri mana uzatugirira neza aya dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri mana uzatugirira neza yo icyambere nuko wadukuye mu isaha y'ibyaha aho twari turi tudafite imana rurema icya kabiri abari imfubyi muri twebwe barabarazura bakuza icya gatatu abari ingumba muri twebwe ubu barahetse baranezerewe ayo none twakuvaho tukajya hehandi ko muri wowe harimo byose none twakuvaho tukajya hehandi ko muri wowe harimo byose none twakuvaho tukajya hehandi muri wowe harimo byose muri wowe twaboneye umunezero muri wowe harimo byose muri wowe ntabwo tuzabura ikintu muri wowe harimo byose muri wowe harimo byose none twakuvaho tukajya hehandi ko muri wowe harimo byose kidendezi cyitwa Betesida yarahamaze igihe kirekire imyaka 38 kandi bahamugejeje akiri umwana mutoya hari umurwayi yari ku kidendezi cyitwa Betesida yarahamaze igihe kirekire imyaka 38 kandi bahamugejeje akiri umwana mutoya Imana ishimwe hanyuma turabashimiye Imana y'amahoro ibagirire neza kandi bahereza umugisha turabashimiye namwe mwabanye natwe mwakomeje kudukurikirana muri iki kiganiro Imana ibahereza imigisha dushimiye korari Ukuboko Kw'iburyo mwitanze kugira ngo ubutumwa bugere kuri buriya bwoko bw'Imana Imana duhaye kugira ngo tubugezeho ubutumwa hanyuma rero turagira ngo tubashimire kandi tubabwire ko tuzakomeza kubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye turi kumwe n'amakorari menshi atandukanye birashoboka ko wifuza korari twasura n'indirimbo twazagenda tubasaba wandika ubutumwa bugufiya kuri iyo nimero uri kubona kuri ekara yawe hanyuma ubutumwa bugere hose dukomeze duhimbaza Imana turi kumwe n'amakorari atandukanye muzaze mukomeza kubana nanjye Prince Shumbusho kuri iyi saha tugenda duhimbaza Imana kandi Ukuboko Kw'iburyo namwe mukomeze nyine mugumemo dukomeze twenyegeze rendezvous ni ku itariki ya kangahe